bakambwira turi mama wawe, si mama wawe, papa wawe ni we. Tugumana gutyo, turubahana kandi turakundana. Atariko kirirwa rwana na papa, bakarwana mu gitondo saa sita n'ijoro, bapfa ko atabyara, ati ntubyara, atakakubita, bukanya ati ntuhameshe isokisi zanjye, akabukubita. Hello family and friends, umeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Niba ubwa mbere dusuye, you are welcome once again. Kandi niba usanzwe udukurikirana, tuguhaye ikaze. Hani baba abantu dukunda bamwe cyane. Tubahaye ikaze cyane. Rero niba ubwa mbere dusuye akaba bibaza icano ni ibiki bakora ibiki, ntago ndi butinda ariko ndakubwira ko hangari uzasanga inkuru z'ukuri mwaduhaye zanyu bwite tukazibavugira mu gihe mutifuza kugaragara. Ndashaka kuzana amasura yanyu cyangwa ama identity yanyu. Ukaba ushaka gusa ko inkuru bitambuka ukayumva ukagirwa inama ariko utaje kuri kamera. Contact me, I'm the right person. Reka rero dukomeze inkuru no munsi. Inkuru no munsi na yawe n'umusore. Ndamushimira. Umusore ntago ari kenshi ko tubona inkuru z'abasore ariko twashimira cyane muduhaye inkuru kandi mukatwizera mukadusangiza inkuru zanyu bwite. Ntago byoroshye birakomeye ariko twebwe we don't take that for granted. Tuziko ari ikintu gikomeye. Turacyashimira cyane. Reka rero twihute tudatinze. Umusore turamushimira. Aragira ati inkuru yahawe n'umubyeyi wamureze. Donc we yavutse mu muryango, akura mu muryango aziko ari umwana wa muri uwo muryango, aziko ari papa we ari mama we umureje. Ati maze gutaninga 7 abanebe batangira kumbwira ati yara ntago ari iwanyu, uriya muntu ukurera nubwo umumwita mama si mama wawe. Ati mu by'ukuri ndi muri urwo rugo ndi umwana umwe, nta bandi bana bacu babyaye, nkumva bavuga nyine ko nta bandi bana bacu babonye. Kumbe nanjye ubwo bakambwira ko ntari uw'urwo rugo. Ati bakambwira turi mama wawe, si mama wawe, papa wawe ni we. Ati ariko mama wawe ntago ari we. Ati ntangira kujya mumaza se nibyo ntago uri mama. Ati arababara cyane, arababara ambwira ati ninde wakubwiye ibyo bintu, ko ndi mama wawe ninde wakubwiye ibyo bintu. Ati biramubabaza pe, ariko hanyuma aza kuza kumbwira ko mu by'ukuri yego si mama. Ati ariko ni nk'ari mama wanjye. Arambwira ati mama wawe yagutaye uri umwana mutoya w'uruhinja, akuzana hano ntabwo yakujugunye ahubwo yakujugunye papa wawe. Kuko papa wawe yamuteye inda ari umukobwa kandi yubatse. Umukobwa rero amaze kubyara umwana amuzanira papa wawe, ari we papa wawe. Arambwira ati nguyu mwana wawe udiringe n'umwana wawe nge ntago nabivamo. Akuzana uruhinja rutoya cyane, aba ari twe tukwitaho, turakurera, turagukuza, tugukorera buri kimwe, tukugura kigozi. Ati buri kintu cyose nyine uruhinja ninjye gukorera buri kimwe, ninjye wakureze kugeza hano ugejeje, ninjye gukorera buri kimwe. Umwana w'imyaka 7 arumva cyane, ati umwana arabyumvishije abishyira mu mutwe aranabinyubahira. Nkabona rwose yarancutinga cyane kurusha uko yamfataga, ntari namubwiza ukuri. Ati hanyuma rero arakura yitabwaho. Umwana ati nitaweho, bankora buri kimwe, ikintu cyose umwenda wose wagusohose ninjye wabonagaho, ikintu cyiza ninjye wakibonagaho. Papa afite amafaranga, ari njye mwana wenyine muri urwo rugo. Ati bankore buri kimwe kandi barabuza abandi bana. Kandi umwana abandi bana bose bifuza kumera nkanje, ari njye mwana ugira ahantu heza, utuye neza, ujya ku ishuri mu modoka, nkorerwa buri kimwe. Ati rero ahantu haje kuza kumbera imbogamizi, narakuze nkomeza gukura nzi ko wundi atari mama. Ati wa wundi utari mama ariko ntegeza abyara undi mwana. Bivuze yuko rero byankomfamyinga ko nyine ari ingumba bitakunze ko abyara. Tugumana gutyo, turubahana kandi turakundana. Ati ariko kirirwa rwana na papa, bakarwana mu gitondo saa sita n'ijoro, bapfa ko atabyara, ati ntubyara, atakakubita, bukanya ati ntuhameshe isokisi zanjye, akabukubita. Ati utuntu duto ntago urahisha, atinze guhisha akamukubita. Ati kandi harabakoze. Ati bikambabaza nkumva birambabaje, nkabiganiriza papa agahinduka uyu munsi ejo akongera. Ati nakure mu rugo rurimo amakimbirane. Ariko nubwo byari bimeze bityo, njye na mama twari tubanye neza na papa, nta defo yari hari y'umwana cyangwa ikosa ry'umwana n'umubyeyi, nta ryo ryari riri muri urwo rugo. Ahantu rero haje kuba challenge mu rugo rwabo, byaje kugera ngo papa we ashaka undi mugore. Ati atuma mama we aramubwira ati genda ujye gucururiza mu ntara, amufungurira y'iduka. Ati uzajya ukora neza uzabona amafaranga. Ati amafaranga araronkeka. Anambwira ati nta n'ikindi kintu ubundi wakora cyiza nko kujya gucururiza mu ntara. Aramukonvinsinga, mama aragenda. Ati mama kimara kujya gucururiza mu ntara, papa yese ashaka undi mugore. Nanjye muri secondaire ndi muri interne, ntashye mu rugo nsanga undi mugore. Ati umugore wundi akaba ari umukobwa ukiri muto pe, atari ko ufite amahane, umfata nabi, ambwira nabi. Ati kuri papa rero ikintu kijyanye no kumvuga nabi, ati yari kukwica. Aravuga ati n'umwana wanjye ntiwibeshye, sinzi umva yagize n'icyaba. Ati ariko problem uyu mugore
yageze aho ngaho bararwana papa atamagara nto mu muryango induru ziraba amugore asohoka muri urwo rugo nawe aragenda araruta nawe asiga rwa rugo ntiyarugumamo ati raragiye akagenda aramubwira ati genda wowe ntunabyara atubyara ute niba ubyara kuki nge ntegeze mbyara kandi nuramugore undi akaba atarabyaye gute abagore babiri twese tutabyaye atabwo niwe utabyara ari kugenda bimutuka tukavuga ati nuko bimutuka atari ko yarabanye umwaka urenga ati kandi umwaka urenga ntabwo umugore nawe yageze atwita ati noneho abantu atangiye kujya nyine bigira joke bavuga ati ukuntu yamututse ibiki n'ibiki birarangira umugore aragenda amaze kugenda mama aragaruka ababaye cyane azi nuko papa yarashatse undi mugore azi n'uwo mwaka wose byose yarabizi nyine yanze kuza kwiyobariza umutima ariko byose yarabizi agaruka batabanye neza biri tafu ababaye mu minsi mama yagarukiyeho haje kuza umugabo w'inshuti ya papa magara birirwaga bajyana bakoranaga buri kimwe umuntu birirwanaga ahantu hose ataraza aravuga ati rero twaje kuganira ariko ndashaka kuzohereza abantu kuza kubaganiriza atari ikibazo mfitanye n'umuryango wanyu nifuza ko hari abantu nzohereza bakaza kuganira namwe ikibazo mfitanye n'umuryango se ni iki ati twumva biraducanze atari ko mama arabimbwira byose ati runaka avuye inshuti ya papa wawe atari ko yavuze ko ari ikibazo mfitanye n'umuryango wacu atazohereza abagabo kuza kukivuga aragenda aranje kugenda ati mu minsi ya vuba byo ntago ari kera yohereza abantu baza ari benshi baraza ngo hari ikibazo ariko ni wacu nawe duhamagara umuryango nyine kuko tutari tuzi ikibazo ngo nikiye gihari cyahagurukije abagabo n'abandi bagabo ati saro yari yuzuyemo abantu n'abagabo pe abantu baravuga ati tuje kubabwira yuko rero tuje gucyura umwana wacu muri urwo rugo ninjye wari muri iyo nzu njyenyine ninjye mwana wari ururimo ndavuga se ati baje gucyura abandi ati yumva biramucanze atari ko arangije aravuga ati okay ntago ari ugomba kuba muri abo bantu arasohoka banambwira ati sohoka vaho bavuze iryo jambo abantu bamubwira ati buciye kuko bumvaga ko ari umwana ugomba gucyurwa ni umwana nyine muri urwo rugo nubwo ari umusore muri secondaire niyo mwana uri muri urwo rugo atamubwira ati vaho ngaho gende ati baransohora ndagenda ngenda ariko iryo jambo nditaye mu gutwi ati rero ibyo bavuze naje kwibwirwa nyuma baje bavuga ko ntari uwa papa ubwo mama sindi uwa mama ariko na papa nawe simbaye uwe bavuga ko umugabo w'inshuti ye magara ari we wambyaye ambyaranye nawe mama wandi waje akanta muri rwa rugo kuko baragendanaga bani inshuti kuva kera atari ko mu by'ukuri ibyo bintu numva birankomerekeje umutima wanjye numva ndababaye birenze uko nabitekerezaga ati papa nawe aravuga ati nkuko nkiriba mu irugo sinzabone muzaho umwana n'uwanjye nta n'ikintu tugomba kuvugana umwana aramureze naramukwije n'umwana wanjye bwite ndabizi ko ari uwanjye nabaza papa mama ati se nimwasanze ari ndutabyara hagati yanyu akavuga ati abaganga bavuze ko ari njye ari we mama wari utabyara atari ko ibintu bya kera ababyeyi barahishaga ntibambwize ukuri ndashobora gusanga bataranagiye no mu gipimo ari ukugera gusa ngo nyine batagirana ibibazo atari ko aho bamaze kuvuga gutyo menye ko nshobora kuba ntari uwe bintera ikibazo numva birangoye umutima se nzamenya gute ko noneho nihembarizwa noneho sasa niba ari ibyo ngibyo wenda nuri kuvuga ko ndi uwe nawe si nduwe ati numva birancanze atari ko wabona amafoto y'uwo muhungu waje kuvuga ko nduwe ati ukabona turasa duhuje ibintu byinshi pe ati nanjye nkabibona ko harimo akantu k'agashusho atari ko sinshaka kubiprocesinga sinshaka no kubyakira sinshaka no kumenya ko ntari urwo rugo kuko ninjye mwana wenyine bafite muri iyo nzu kandi nibo bandeze nibo babyeyi twabondinze ati none ndagisha inama nkora iki kugira ngo menye mu by'ukuri aho mbarizwa ese njye nsabe barabaje kumbaza bakore DNA nkumfaminge ko ari byo kuko kuri ubu ngubu nagiye bampinduranye inshuro nyinshi bambwira ati uyu siwe noneho bigeze bigiye kurangira ntaho mfite mbarizwa ese ntegeke ko bakora DNA muri rwa rugo rushaka kuntwara menye ko basi nubwo ntajyayo basimenye aho nkomoka cyangwa se mbwire papa uyu nguyu wambwiye ati ibyo bintu sinzongera kumva nabimbaza ibyo bintu bavuze sinshaka kubimenya icyo nkubwiye cy'uri umwana wanjye urabizi ko akure mu maboko yanjye ni ngeso nta wundi so nzamubwire ngwino tuyokoresha DNA nkumfaminge ko ndi umwana wawe ati ndahahana hagati byancanze ni gute ndumenye ko ndi wahariya cyangwa ntari uwaha it's possible ko nshobora kuba ntari uwaha ngahandi kuko no mugore wahaje nawe yagiye atabyaye na mama nawe urimo nawe ntarabyara none n'abandi baraza ati uri uwacu ati nkora iki ko numva binshanze bimbabaje uyu musore yarababaye ambaga yababaye numva afite emotion nyinshi ku nkuru y'ubuzima bwe inkuru yabaye mu buzima bwe yarambwiye ati mungire inama icyo gukora ko ndi umwana muto kuko nibwo nyuzuza 18 atari ko basi nshobora guhabwa inama n'abantu bakuze abantu bafite ibitekerezo bizima ababyeyi abantu babyaye abantu
b'abasore, abantu bafite bize amategeko, abantu bafite ukundi kuntu ashobora kunyunganira kugira ngo menye aho mbarizwa ariko ntakomerekeje naho narerewe naho navukiye. Inkuru uno munsi niyo ngiyo, ntabwo ari ndende ariko irababaje. Rero niba wumva ari ikintu ushobora kunganiramo, inama ushobora gutanga, igitekerezo cyawe kugira ngo dufashe n'umwana w'umusore uburyo yakwitwara muri no situation itamworoheye, baza kubishyira muri comment aho ngaho, undi nawe ubireba ari mu kibazo nk'iki bikamufasha, cyangwa se ukandika kuri group yacu WhatsApp ugatanga igitekerezo cyawe kugira ngo tuze gufasha uno musore gufata decision. Ntago byoroshye ariko aho ngaho mpita ntangamo inama. Kubyara umwana ntago ari ikibazo, ariko niba uzi ko wabyaye umwana ugomba kumakinga sure ko umwana azi ukuri kw'ibyabaye, ukamubwira nubwo utamurera, nubwo wamujyana n'andi bakamurera, ugomba kumubwira ko agiye kurerwa atari iwawe. Ugomba kubwiza umwana ukuri, umwana akamenya inkomoko. Ni right y'umwana kumenya aho akomoka, ni right y'umwana kumenya iwabo. Wowe kuba umureze cyangwa kuba waramubyaye, icyo ni icyawe, ni inshingano zawe kumakinga sure ko umwana azi right y'aho akomoka. Hari benshi mubyara abantu ugatujugurika uvuga uti nateye inda umukobwa sinzi ahantu aba, ubwo nyine azafigiriringa out. Bizarangira mugiye mubyara n'abandi bagashakana ugasanga abana babiri barashakanye. Ibyo bintu mwagiye mubyumva ahantu. So kuba ababyaye hanze is fine, ariko ugomba gukurikirana abana ukabamenyesha kuri se ubabyara, bakamenya inkomoko yabo. Ntago biborohera bo kuyiprocesinga mutarabareze no kutamenyesha umwana aho akomoka, kandi ni igisebe kinini kuba utazi yuva, utazi nabi wanyu, utazi naho ukomoka, kandi ubafite atari kuvuga ngo barapfuye. Mu gihe rero muzi ko mufite abana bari mu gasozi, guys, mugende mu making sure ko abana bazi inkomoko zabo, munabiteho munabarere. Ntago rega mujye kubabyara mwagira inama nabo, ni ku bushake bwanyu. So ni right yabo ko bamenye iyo bava n'iyo bakomoka, waba ufite ubushobozi waba utabufite, ntimukajye murenganya abana. Inkuru ino munsi niyo ngiyo. Soreje ahangaha. Umuntu wumva afite igitekerezo yagira inama kuri uno musore, icyo wumva mwungana nawe cyose, anything, niba umva ari umwana wawe, aba ari inshuti yawe, ari umuvandimwe wawe, icyo wamubwira gishyira muri comment cyangwa se uze kukitwandikira, kiraza gufasha n'umwana w'umusore. Murakoze cyane, mugire amahoro, Imana ibarinde, turabakunda, ciao.